inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu kuri channel yacu. Muzajya ku nshuro ya mbere u Rwanda rwizihije isabukuru y'imyaka 20 abana b'ingagi bitwa amazina. N'umuhango rero uri kubera mu karere ka Musanze mu Kinigi, aho ibihumbi by'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda by'umwihariko abari mu rwego rw'ubukerarugendo bahuriye mu karere ka Musanze nyine mu Kinigi mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi. Ko nari mbivuze hejuru, ni umuhango ubaye ku nshuro ya 20 aho abana 40 ari bo bahawe amazina n'abana bakomoka mu miryango igera kuri 15 y'ingagi nyine. Ibyamamare muri sinema, ibyamamare muri ruhago, ibyamamare mu kurengera ibidukikije cyangwa se kwita ku bidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, hamwe n'abandi bantu bafite amazina akomeye ku isi, n'abahanzi b'ibyamamare. Khadija nimumuzi, Morondikazi umuhanzi, nawe arahari. Hari n'abandi ya Mialade nawe arahari. Ni benshi ibyamamare byinshi. Reka nze mbibereke mu mafoto cyangwa se mu mashusho, mwirebere ukuntu mu Kinigi hahindutse mpuzamahanga.